premier jour bageze hariya kugeza uyu munsi ntabwo baradupusa meme na santimetero imwe naho twari twaravuye abahereza ebo baha FRDC bandura kujya mu ntambara burundu duhangana nabo kugeza uyu munsi rero ukuntu ibintu bimeze nuko nta cyuriya murundi azanye gishyashya aje gutanga ramforo no guhereza musada abasirikare ariko n'ubundi ntacyo biri butange kuri aba bantu baje guteranira mu mujyi wa Goma basa naho bari gukamira yonkeje ndavuga gukamira yonkeje nuko iwacu turabatunzi nukujya gukama ariko icyayi cyose nta maturi bubone mu icebe nta wundi musaruro na mukeya bategereje kure mu 23 ahubwo igihari nuko nibareba nabi nuriya mugi ushobora kuvamo Ndagira ngo muri aka kanya mu nyemerere ni ikiganiro twateguye mu buryo butandukanye nuko twabagezagaho amakuru kubera ko noneho twifashishije umwe mu bakurikiranira hafi ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se intambara umutwe wa M23 hanganyemo n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nacyo kitari cyonyine ni ihuriro rirerire cyangwa se ry'abasirikare benshi ririmo SADC ririmo ingabo z'u Burundi ni ihuriro ririmo FDLR harimo abazarendo ni benshi cyane barimo dukunda kubagarukaho uyu munsi rero turaza guhamagara Muhire Patient uyu numwe nkuko nari maze kwikomozaho mu bakurikiranira hafi y'intambara umunsi ku wundi umunota ku wundi arayikurikirana aza amakuru menshi turaza kumwifashisha tugezeho updates zose ni byinshi turi buze kumubaza byinshi mufitiye amatsiko turaza kumubaza kubijyanye n'inama karahabutaka yateranyirije hamwe aba generali b'ibihugu bya SADC birumvikana ko na generali cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Ciwewe nawe yari yahageze ni ibirori bitangaje ubwo bakirwaga hariya Igoma araza kuduha amakuru ibijyanye n'iyi nama n'iki kirayivamo n'iki kizakurikira ibi byose uyu Muhire Patient araza kubidusobanurira muranamumenyereye cyane kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube araza kutubwira kubijyanye kandi n'ibifaru na amakuru yiriwe acicikana kuva ku munsi w'ejo ajyanye n'ibifaru byaharasiwe byavugaga ko ari abarwanyi ba M23 n'ubundi araza kubikomozaho binavugwa ko ari abasirikare bahiciwe n'abahakomerekeye ba Tanzania byose araza kubikomozaho turaza kumenya ibijyanye n'abazarendo witwa Jine Murumba ni mu ntoki ni byinshi turaza kumubaza muri iki kiganiro ni ikiganiro kirekire rwose tugiye kugirana nawe ariko nanone gifite amakuru hagije kandi y'ingenzi kuba dukurikira yaba abanyarwanda cyangwa se abumva ururimi rw'ikinyarwanda muri rusange hari amakuru ajyanye na AFC ndetse n'ibihuha byirirwa bivugwa ko iyi AFC ngo yamize M23 bakavuga ko M23 ngitagifite cause ni byinshi bigenda bivugwa byose uyu Muhire araza kubidusobanurira tunamenye ukuri tunamenye kandi ukuri kwibijyanye n'ibirego bamwe mu biyitirira ko bahagarariye abanyamurenge bose batanze cyangwa se bareze bavuga ko bitandukanya n'igihugu cy'u Rwanda bareze u Rwanda bavuga ko ngo rwishora mu ntambara cyangwa se ngo rutera ko ngo rwitwaje izina abanyamurenge ibi bihuha by'aba bagabo batanu ibi byose Muhire araza kuba abidusobanurira n'amakuru menshi mu by'ukuri hari uwitwa Kamanzi uyu nawe amaze iminsi agarukwaho cyane ni nyuma yuko ahuye na guverineri uyu nawe turaza kumenya byinshi bimugarukaho mbahaye ikaze rero muri aya makuru mu by'ukuri navuga ko araza kuba acukumbuye ndetse anagaruka kuri byinshi mutari muzi ndagira ngo rero duhe ikaze Muhire Patient Muhire ndakwakiriye hano ku muyoboro wacu wa Rwanda Updates ndagira ngo ubanze usuhuze benshi mu badukurikira murakoze cyane Rwanda Updates nkuko bivuze nitwa Muhire Patient ntuye muri Amerika nanjye nishimiye ko ndi kumwe namwe mu kiganiro murakoze cyane Murakoze cyane Muhire nkuko nabivuze ikiganiro cyacu ntabwo kiza gutinda ikiganiro dukoze tugira ngo tugaruke ku makuru yiriwe avugwa nk'ibisanzwe muri aka kanya rero Muhire tudatinze ndagira ngo mutwemerere duhere kuri amwe mu makuru yiriwe avugwa turahera ku makuru agaruka ku bifaru hari amakuru avuga ko
mu mujyi wa Sake uyu munsi ni mu mirwano twavuga ko itari ikomeye yabaye. Amakuru ahari yemeza ko hari ibifaru bibiri byarimo abatanzaniya, ayo makuru akavuga ko ababirasheho ari abarwanyi ba M23 ndetse ngo hari n'abasirikare bo mu gihugu cya Tanzania babarizwa muri SADC baba bahakomerekeye. Ayo makuru Muhire ndumva tudatinze ariyo twaheraho, ukabanza ukaduha updates ubundi tugakomeza n'andi makuru menshi twateguye. Urakoze cyane. Nibyo nanjye nabonye ayo makuru, ndetse ni amakuru nabonye mvanye mu baturage batandukanye, kuko kugeza ubu ngubu ntabwo ndi buvuge nk'uvugira M23 kuko sindi umuvugizi wabo, ahubwo ngewe gusa ndavuga nk'umurwanashyaka. Bwa mbere naje kwakira amakuru hari mu masaha agana mu masaha 6 z'amanywa z'iwabo, ndavuga zo muri Afurika, yuko ibifaru bibiri bya SADC ariko especially abatanzaniya bagize batya bakavuga bati ngo bagiye badvasinga ngo batake intare. Ubwo rero twari tumaze kumenyera neza ko bakora sharing. Muri iyo sharing yabo bagize batya baravuga bati reka tugerageze turebe niba twakwegera imbere. Amakuru naje kwakira kandi niyo 100% bitewe nuko abayampaye ni source ya nyayo y'abaturage batuye hariya mu Isake aho byabereye. Bavuze yuko rwose bagiye kubona bakabona abantu ba SADC cyangwa se ziriya ngabo za Tanzania ibifaru byabo bibiri babirashe ku buryo bushoboka byasenyutse, yenze nuko ubitekereza kuko ntabwo bizongera gukora. Abantu benshi bagiye banabigarukaho ku mbuga nkoranyambaga nka za Twitter mu buryo butandukanye, ariko amakuru ya nyayo nuko byarashwe. Atari nabyo byonyine gusa, ahubwo nuko harashwe n'ikindi cya gatatu, ariko cyo nticyakomereka ku buryo bukabije, ariko ibindi byo rwose nibyo ntabwo ari gushidikanya byasenyaguritse. Ibyo kuvuga rero ngo ni M23 yabirashe, ntabwo turi bubijyeho impaka n'abantu n'umuntu uwo ari we wese, kubera ko ntabwo baje hariya baje muri defile, baje kurwana. Ntabwo kuvuga ko M23 yabarashe cyangwa se aribo babirashe umuntu aba akatiye nk'amabere. Bwa mbere ntabwo baje hariya gukina, bwa kabiri ntabwo baje mu butumwa bw'amahoro. Icyabazanye hariya ni ukurasa. Iyo rero barashwe naye mu 23 ntabwo wambwira ngo hari abandi babarashe. Ibyo ngibyo ntabwo ari igitangaza, icyari kibamoneye intambara bayibonye rero itaragera kubigenewe. Nkeka yuko rwose ni n'insinzi ni n'imbaraga zikomeye kubereka yuko M23 ihora iri maso. Ndetse ndagira ngo nkibutsa akantu gatoya naye ntinya aho hari inama yabaye igihe bafata Sake. Yego. Iyi ndakuyigarukaho cyane. Kubera iki? Kubera ko barashyira neza mu bikorwa uko iyo nama yagenze. Iyo nama yarigizwe na yarigizwe na Mayi, yarigizwe na barabazarendo bose, ndetse na guverinoma ya Kinshasa na SADC. Iyo nama iba bari bafite ukuntu bateguye ibitero. Ukuntu bateguye ibitero rero nibyo bari batangiye gukora, n'ubundi bamaze iminsi babikora. Uko nguko bagiye babikora ntabwo dushidikanya, uko bari bagiye babipanga si igitangaza. Ahubwo ngiye gusa ikitumye ngaruka kuri izi nama bakoze kwari ukugira ngo ngusobanurire neza uko bari barapanze urugamba. Bari barapanze urugamba ko komandema y'urugamba nyuma yo gutsindwa kwa Sake bakabona bizingiye muri Goma. Impamvu uvuga muri Goma ni ukubera ko bari bari mu birometero 2 na Mugunga Mutanzulo. Muri ibyo birometero 2 na Mugunga ubu ngubu nta gikiri Mugunga yatera tuzi, ahubwo Mugunga nayo yabaye imwe mu duce tugize Goma. Ibyo byakozwe mu rwego rwo kugira ngo bagure umujyi wa Goma, barebe niba wafatana na Sake. Rero ejo bundi igihe bafungira hariya Nzulo bari mu birometero 2, urumva leta ya Kinshasa yagiyeho pressure, SADC ijyaho pressure, MONUSCO ijyaho pressure. Maze kujyaho pressure
ni ukuvuga ngo bari bameze nk'abantu bari mu gaserikare, hakurya ni u Rwanda, iburyo bwabo ni amazi, ni ukwambuka ikiyaga cya Kivu kugeza Bukavu, ruguru ni ingabo za M23 mu kibaya cya Kibumba, inyuma yabo ni M23 ibaturutse Sake. Kuvuga ngo ibyo byose urumva ko bari mu kantu k'agasako bibumbiyemo. Muri uko kwibumbiramo rero bapanze ukuntu bashobora gukora urugamba bakivana muri ako gaserikare, nubwo bitaje kubahiye, kubera ko muri izo nama bemeje bitewe n'uko bajya bakora urugamba ariko ugasanga bameze nka babandi bo ku munara w'Ibabeli. Kuvuga ngo nta muntu uhuje ururimi n'undi. Muri urwo rugamba bari gupanga, baravuga bati nibura tugereranije Abatanzania nibo bashobora gukora komandema y'uru rugamba, kubera ko nibo duhuriye ku Giswahili. Kuvuga ngo Igiswahili bagihuriyeho n'Abakongomani, Igiswahili bagihuriyeho ubwabo n'abari Abazalendo. Mu kuvuga ngo population cyangwa se muri military ya Congo abenshi mu gisirikare bavuga Igiswahili. Ikindi cya kabiri, n'Abatanzania nabo bakavuga Igiswahili. Abatavuga Igiswahili ni bari Abanyamalawi, kandi nabo hari abacyumva, ariko ku ba South Africa nkeka yuko ni nka 0.005% navuga yuko n'urimo yakumva agaswahili gakeya. Kubw'iyo mpamvu rero baravuga bati reka duhereze aba Batanzania komandema. Noneho bamaze kubahereza komande, baravuga bati ariko hari ukuntu turi buyobora urugamba. Umbabarene nibagiwe ko gatoya n'abari Abarundi abenshi muri Giswahili, kandi kiriya Giswahili cyabo ni nacyo dukoresha muri komandema. Kuvuga ngo komandema ya gisirikare training wing zabo zikunze kuba mu Giswahili. So komandema z'Abakongomani yes bakoresha n'Igiswahili, ariko akenshi muri komandema z'Abakongomani no mu training wing zabo bakoresha Igifaransa. Icyo bagihuje n'Abarundi, ariko kugihuza n'Abarundi ntabwo bagihuje n'Abatanzania, kuko Tanzania ni igihugu cy'abanglofone. Niyo mpamvu bahisemo gukoresha ururimi ruri common, kuko bataruhureho n'Abatanzania n'Abasimwe n'aba South Africa, ariko nibura ruhuje Abarundi, ruhuje Abazalendo, ruhuje FARDC, ruhuje FDLR, ruhuje na ziriya mayimayi takataka zose. Uko bazi imitwe 660 yose urabahuje. Bari abanyamahanga, Abamalawi n'aba South Africa. Banzura ko rero Abarundi ariko bazajya imbere. Ubwo ndavuga uburyo babipanga. Terme ya transpata. Uranyumva? Ndakumva neza. Okay, bakoresha terme ya transpata. Ubwo ni terme n'abaye mu gisirikare cyane. Yego. None baravuga Abarundi barajya muri transpata, barajyanamo na FDLR. Kuvuga ngo Abarundi bagombaga kujya imbere, FDLR igakurikiraho, noneho aba Batanzania bagakurikiraho, bamara gukurikiraho noneho aba basirikare ba South Africa nabo bagakurikiraho, noneho MONUSCO nayo ikaza nyuma. Ariko ikigutangaza kubera ubwoba FARDC n'igishyika n'igihunga yamaze kubonera kuri tele, yo yamaze kugira ubwoba tayari. Kuvuga ngo yo yari yamaze kwivana mu mirwano already, iravuga iti twebwe ntabwo tukomeze kujya mu mirwano tutari guhembwa nk'ayanyu, ahubwo mwebwe murashya imbere kuturusha, noneho twebwe turasigara dukarenza umujyi wa Goma. Urumva rero ko bari bamaze kugira ubwoba. N'ubwo buryo rero bakoresheje batwase. None Muhire, mbere gato yuko ukomeza, hari amakuru avuga ko abo Batanzania barashweho ubwo bagerageza kujya gutata ibijyanye n'abarwanyi ba M23 hafi cyangwa se mu marembo y'umujyi wa Sake. Ayo makuru, hari amakuru waba uyafiteho cyangwa se hari icyo ubizi ibyo ngibyo? Nibyo niko nanakubwiye, kandi byavugwa mu mbuga nkoranyambaga. Ntabwo ari ukuvuga ko kujya gutata, cyari igitero bagabye. Ngenda yuko uwanditse ikintu cyose n'imicombero. Yego. Ariko nawe navugaga yuko bana barasi ngo ari RDF yabarashe, ntabwo yavuze ko ari 23. Kuko umupropagandiste wa leta ya Kinshasa
oya bari abanyamakuru bose bo bandika ko ari M23 RDF cyangwa se UPDF nayo nabonye barayongereyemo. Nabonye barashyizemo na UPDF. Ariko mu kuri igihari niki, igihari nuko koko ibyo bifaru byarashwe 3 bibiri birangirika ku buryo bukomeye, ikindi kimwe cyabaye kajorite. Sinkeka yuko bazanakire para, hari igihe tuzagigoma tukajya kurya bya bigori byatezwe kumbabura z'igifaru ndakoboka. Ariko nibyo ndabihamya ko byagenze. Muhira, usibye amakuru yuko hari abasirikare babiri ba Tanzania bahakomerekeye, haba hari andi makuru, hari abahasize ubuzima, iyo mibare yemejwe n'iyo wowe bibiziha yahe makuru nk'umuntu ukurikiranira hafi bijyanye n'izi ntambara? Nibyo koko warashya bifaru yabirasira kure, kandi ibifaru babitaba bitwaye. Ntabwo wambwira ko ibifaru byakoreshwaga na telekomande, oya ntabwo ibifaru byatwarwaga n'amarugo cyangwa telekomande, oya ahubwo ukuntu bimeze ibifaru bavuga byarashwe ni bibiri. Of course niba ari bibiri rero abo bandi bapfuye biragaragara ko ushobora kuba ari abashoferi bari babitwara, kuko ibifaru urebye no ku mafoto byabaye totoros, byashwanyaguritse. Ntabwo ari igifaru warepara ngo cyongere kubaho. Muri make ushobora gukonfirima ayo makuru kubera ko ntabwo igifaru cyari cyitwaye, ariko kugeza uyu munsi nta raporo turabona bari basohora itubwira yuko koko abo basirikare bapfuye. Ndumva nicyo ngicyo navuze. Murakoze cyane Muhire. Hanyuma rero mu kanya urimo kuvuga ku bijyanye n'inama iherutse kuba mu mujyi wa Goma yahurije hamwe abazarendo, abarundi, FDLR, FARDC, birumvikana n'irahuriro ryabo bose. Aha tukiri kuri aba bazarendo, hari umuntu ho rugaruka cyane ndetse aherutse no guhura na Tshisekedi, ndakeka ari mu mpera z'umwaka ushize, yitwa Jules Murumba. Uyu Jules Murumba ni muntu ki? Hari amakuru ajyanye nuko bahunze bava mu gihugu cy'u Rwanda, iyi ni interahamwe birazwi. Hari n'amakuru avuga ko yabanye anakoranira bya hafi na Colonel Ruhinda uherutse n'ubundi gusiga ubuzima hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru ndashaka nguze kuyajyanisha n'ayuko famiye y'uyu mugabo cyangwa se umuryango w'uyu Jules Murumba kiba mu gihugu cy'u Burundi. Niba nakugoye wagira icyo bivugaho? Nkeka yuko ni amakuru azwi kandi azwi na buri wese. Gusa wenda yagerageje guhisha cyangwa guhidinga identity ye, kubera ko yakunze kugaragaza cyane ko nta huriro cyangwa se isano afitanye n'abanyarwanda. Ariko twebwe muri investigation twakoze twaje kubyemeza neza, kuko tuzi abantu yaturanye nabo aho bimukiye, aho bari batuye. Tuzi abantu yabanye nabo bamuzi neza. Ikindi cya kabiri, tuzi ababyeyi be aho bakomoka, tuzi ndetse na kaminuza yizeho, ndetse n'iyo kaminuza tuzi na fakulite yize. Urumva? Ni ukuvuga ngo rero Jules Murumba ubundi ntabwo ariyo mazina ye ya nyayo. Ndagira ngo ngaruke inyuma ho gatoya nguhereze background cyangwa se amateka y'uyu mugabo, kugira ngo uze kuyamenya, ariko unamenye n'impamvu nahakura buriya bugome. Urumva? Ni ukuvuga ngo uyu Jules Murumba amazina ye nyakuri yitwa Habyarimana Mbitsemunda Jean Claude. Yego. Isumubyara yitwa Mbitsemunda John cyangwa se Mbitse John, niko bakunda kubifupisha cyangwa kuvuga mu mpine. Noneho akagira nyina mubyara. Yego. Akitwa Nyirakamanutsi. Aba ba Jules Murumba, uyu Mbitsemunda John na Nyirakamanutsi, bahunze mbere ya 90 bavuye mu cyahoze ari komine ya Ruhengeri kera. Yego.
hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho mu gihugu cy'u Rwanda hari inzara ngo yigeze itera amapfa abaho, noneho barahunga. Kera ngo bari batuye ahantu nkeka ubu ngubu ni mu ntara y'Uburengerazuba cyangwa y'Amajyaruguru, simbyibuka neza, ariko ni hariya mu Byangabo, abantu benshi barahazi. yego, niho ba Jules Murumba bavuye. Uyu Jules Murumba rero yavutse ari impunzi mu gihugu cya Kongo, avukira muri groupe ya Rugari. Ahantu ni ukutazi biriya bice ngewe ndabizi. Hari ahantu bita muri Ngugo, ni agasozi ari hariya muri Rucuro kitwa Ngugo, niho Jules Murumba yavukiye. Jules Murumba yavutse muri 1988. yego, ukuvuga ngo amashuri y'abanza n'ubundi yayigiye aho ngaho, ahantu aho muri Ngugo kuri école primaire ya Rurenga, ahantu bita Rurenga, école primaire Rurenga cyangwa EP Rurenga. Muri iyo primaire ye yose arayirangiza. Kuvuga ngo urumva ugereranije nibura Jules Murumba yatangiye nibura primaire nko muri urumva yavutse 88, yatangiye primaire urumva muri 90 niho yatangiye primaire. Hanyuma uyu mugabo Jules Murumba iwabo wibuke bari impunzi, yego, muri Kongo, bahunze inzara bavuye mu Ruhengeri rw'Abarera ahitwa mu Byangabo. Byumva, yego, araje agiye muri école primaire Rurenga iwabo, aho bari bamaze kwiyinstara ahantu ku gasozi ka Ngugo. Nyuma yo kwiyinstara Ngugo, amaze kurangiza primaire, yize école secondaire ahantu bita kuri Institut Mahano. Institut Mahano yahize niba meja ndumva yahize domaine yizemo ni commerce et comptabilité y'icyo gihe. Noneho aza kwiga icyiciro cya mbere cya kaminuza. Iyo mvuze icyiciro cya mbere reka mvuge yari umuhanda graduate, ariko muri Kongo bakunda kubyita ngo ni graduate. Hano muri Amerika tubyita ngo ni associate degree. Yayibonye ayivanye kuri kaminuza ya Inigo, cyangwa se bakunze kwita ngo ni Inigome. Nyuma y'aho ngaho amaze kwiga n'ubundi yakoze icyo bita yari yarakoze droit et politique aho kuri iyo kaminuza. Noneho amaze kurangiza icyo cyiciro cya mbere cya kaminuza, iyo twita graduate muri Kongo, hano muri Amerika bayita associate degree, urebye ni imyaka 2 ya kaminuza. Hanyuma niho yaje gukomeza, noneho akomeza n'ubundi mu mategeko, ajya kwiga kuri kaminuza yitwa nayiri hari igoma, yitwa UCG cyangwa sinzi ariko mvuge mu Cyongereza UCG. Urumva, yego, noneho nabwo nibwo yinjiye nyirizina kuri kaminuza, yiga amategeko, noneho arayibika neza. Noneho yaje kurangiza amashuri ye ahagana mu mwaka w'2010. Ariko mu 2012 hari ikintu kigeze kiba, nibwo abanyatura bari batangiye kwiforuma, batangira kwikora mu duce twiriya hakurya iwacu za Kibarizo na za Gicanga. Ba Janvier Karayira barahaguruka icyo gihe, ndetse bari basigikiwe na generale wa FARDC bita generale Bauma, yarapfuye. Icyo gihe rero yinjira mu mutwe wa Nyatura, kuko yaragezemo asa n'impumyi, donc niwe wari usana nkaho ari umuntu ufite ijisho rimwe wize. Agezemo bahita bamugira umuvugizi mu mutwe wa Nyatura mu 2013. Ariko amaze kugirwa umuvugizi, kwa kundi genda yica abantu benshi. Ubwo ntabwo nk'urugero hari nk'abashefu yagiye yica, tuzi amazina wenda atari ngombwa kubavuga aka kanya, yego, bavuka hari n'abandi batutsi benshi, afite ikintu cy'urwango mu mutima we cyo kwanga abatutsi. Uzanamutega amatwi mu mvugo zose akoresha, yanga umututsi, yanga
kuvuga ngo kuri we ntabwo ikibazo ari ukuvuga ikinyarwanda ahubwo ikibazo ni ukubona isura y'umututsi cyangwa se umuntu wese uvuka ku mututsi kuri Jules Murumba aba agomba gupfa niko byanditse niko bigomba kumera kuri Jules Murumba kubera ubwo buhezanguni bwe rero niho ndi bugere hahandi nkubwiye uburyo yaje guhura na Ruhinda uriya Colonel Ruhinda yahoze ahagarariye Special Forces za FDLR umutwe uzwi nka CRAP urakoze cyane uriya Ruhinda wari uhagarariye Special Forces ya FDLR yarizwe nka CRAP amaze kubona ubuhezanguni n'icengeza amatwara rya Jules Murumba niwe yahisemo kubana nawe ni ukuvuga ngo mu mwaka w'ibihumbi 2013 Jules Murumba yaretse kuba umuvugizi wa Nyatura noneho ahita yinjira mu mutwe wa FDLR direct abikegera cya Ruhinda ukumva ko yarariwe stati kandi icyo gihe twebwe iwacu ngewe aho ba mama batuye muri Congo batuye mu bwiza afete hariya wumvisha habaye imirwano niho twebwe icyo gihe twari turi ku ngoyi kuvuga ngo twari tuzazaniwe 2012 twarasuraga tugasorera inka amadolari 5 buri kibuga musorera FDLR dusorera FDLR ntabwo abazi n'aba FDLR dufite mu FDLR ngo ni yigitaga les soi-disant rendez-vous uwo mu FDLR yaje no gupfa tukagira uwo bitaga Ezra yaje gupfa tukagira n'undi mu FDLR sindi kumwibuka izina rye barabaye très bien umu FDLR bitaga Safari yaradeployed ku Itabi ahantu bita ku Itabi ni hafi ya za Burungu abo bose n'undi witwa Habyarimana abo n'aba FDLR bari baraje baratwifatira batuzingira mu gafuka noneho tukajya twirirwa tubaha amafaranga uwahinze akabahereza uworoye inka akabahereza inka yasoraga amadolari 5 niba ufite inkitana urafata amadolari 5 wongereho amazera ngahe abiri amazera abiri ubwo ni 500 buri kwezi buri kwezi noneho reba nucana amakara ubu ngubu hari abatutsi bahariya n'abahutu bari bibaniye neza bakora proje yo gucana amakara bandi bagakora proje yo korora umuhutu cyangwa umututsi ucana amakara abatutsi barasoraga ariko bagera kuri ba FDLR bene wabo barangiza bakanga kubasoresha uko nukuri guhari nta nuwo nakujyaho impaka kuko ngewe papa wanje numwe mu victime b'ibyo bintu byarazamutse rero amaze kwegera Ruhinda muri uwo mwaka wa 2013 ubugoma arabukomeza ariko aza kubona platform ejo bundi igihe Gisegeti yari amaze gukora integration amaze kuvuga kuri France 24 avuze yuko FDLR abazarendo ari abareserviste b'ingabo z'igihugu ko bagomba kujoininga bose ahamagara abantu bose kwinjira mu gisirikare ni ukuvuga ngo muri ya mitwe 260 yose yaragiye yose yinjira mu gisirikare cya leta sauf kwirwaneho ubwo na FDLR birumvikana ko yise yinjizwa mu gisirikare FDLR ni nkuko ukuboko kw'iburyo kwa Gisegeti kugeza uyu munsi dufite n'amazina tuzi wenda atari ngombwa ko nyavuga y'abakora muri president bo kwa Gisegeti bajya bakoresha head speech n'inyandiko ku matwira kandi ateba ntacyo abikosora uvuga ngo en general nuko nguko impamvu ubona Jules Murumba avuga kuriya akitera ijeke ntihagire umukurikirana nuko uyu Jules Murumba yakuriye cyangwa se akuriza ubugome bwe ku birenge bya Ruhinda wangaga umututsi urunuka none muhire tukiri kuri uyu Jules Murumba ni gute uyu Jules Murumba ubwo ni namwita boss we Colonel Ruhinda ni gute yamuhuje n'abarundi kuko amakuru avuga ko famille cyangwa se umuryango wa Jules Murumba yego waba ngo ubarizwa mu gihugu cy'u Burundi
uyu Koloneli Ruhinda yahuje ate Jules Murumba n'Abarundi? Ni gute famiye ye yavuye Kongo igasubira i Burundi? bwa mbere Jules Murumba ni umupapa ufite cyangwa se ni umwicanyi, ndamuvuge muri iryo zina mbabikoresha, ni umwicanyi ufite umugore n'abana batatu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, bamaze gushoza intambara, yabonye ari unsecure cyangwa se nta mutekano afite, hanyuma akigeza kuri bose we Ruhinda. Amaze kubigeza kuri bose we Ruhinda, arangije uribuka uyu Ruhinda, igihugu cyakomeje kumukavaringa cyane kikamuhereza ubuhungiro mu Burundi. Ni ukuvuga ngo ubwa Nkurunziza, Ruhinda yari bradua cyangwa se ukuboko kw'iburyo kwa Nkurunziza. Ibyo ngibyo ni ibizwi, apidikanya buri wese arabizi, ntabwo ari amakuru ndi guhiga. Ngo ya makuru yo aharazwi, nanjye nkunganire gato, nayuko mu barindaga Perezida Pierre Nkurunziza. Ni amakuru twagiye dusoma mu binyamakuru ahantu hose yaravuzwe, nuko harimo aba FDLR benshi, ndetse ngo n'ubu ngubu niko bivugwa, ngo n'ubu ngubu benshi mu barinda uwamusimbuye Ndayishimiye nuko harimo aba FDLR. Aho rero nta cyaba gitangaje kuba uyu Jules Murumba yaba n'ubundi yarageze hariya kabisa cyane, kuko n'uburyo banaje guhura, amaze kuba intoni kwa Ruhinda niwe wamufashije kwevakiwa umuryango we, amubwira yuko aho bazajya azaba sefu, noneho we agamba neza adafite ikibazo. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu Jules Murumba aba kuri paycheck y'u Burundi, Jules Murumba aba kuri paycheck y'abakongomani. Kuvuga ngo family is protected, mu gihe abo yitwa ngo arahagarariye bari abazarendo, ubo yitwa ngo n'umuti wabo, imiryango yabo iri kugenda igapfakara, abandi bakabipfura, abandi imiryango yabo ikabanena mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko umuryango wa Jules Murumba uri covered mu mababa yabo mu Burundi. Yabi Burundi. Ubwo nuvuga ko byakozwe mu rwego rwo kugira ngo babanze babahunze hariya muri Kongo, ubundi warwana urugamba cyangwa se ibyo akora byose abikore umuryango uri safe mu gihugu cy'u Burundi. Cyane rwose, kuko iyo ni facilité barabamuhaye nziza, kugira ngo abe assured cyangwa se abafite insurance yuko nta kibazo azagahamba, kubera ko umuryango uzaba uri safe kandi uzaba urinzwe nta kibazo. Aha, okay, urakoze cyane Muhi. Noneho mbere yuko wenda dukomereza ku makuru, n'ubundi nk'uko twatangiye tubivuga ko turi bugaruke cyane ku makuru yaranze umunsi cyangwa se amaze iminsi avugwa hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no mu kanya tunakomoza ku bijyanye n'inama karahabutaka twavuga ko ari kirimbuzi ku barwanyi ba M23 iri buhurize hamwe abajenerali b'ibihugu bitandukanye bigize umuryango w'ubukungu wa SADC mu gihugu cy'u Burundi cyo kiza ku ruhande, ndetse bamaze no kuhagera. Ndagira ngo ufate igihe gito nkugore ugaruke gato ku makuru y'uwitwa Kamanzi aherutse guhura na guverineri. None Muhire, uyu Kamanzi umuziho iki? Ni muntu ki? Amakuru ari kumuvugwaho muri iyi minsi uyaziho iki? Kamanzi gireka ko uramba baranakoresha amoko, ndabizi ko mu Rwanda mutayakoresha, ariko mwese muri abanyarwanda, ariko twebwe iwacu ntabwo turagira politiki iboneye itubuza gukoresha amoko, turacyayakorera. Yego. Nkuko wumvishe benshi bamugarukaho, ndetse nanjye namugarutseho, aho uyu Kamanzi ngewe ndamuzi live, ni umugabo. N'impamvu nanisegure, n'impamvu nanakikubajije iki kibazo, nuko mu minsi yashize nakurikiranye space yawe numva umuvuzeho. Niyo mpamvu rero mvuze ni gerageza mu magambo make ugire noneho icyo umusobanuraho. Kamanzi nk'uko nanabivuze ubushize, I'm sorry ku magambo wenda akoresha, mvuga ko ari igisambo, petetre njye niko namubonaga, ariko naje gusobanuza neza family ze zirampamagara, turaganira, barambwira bati se kubera iki Kamanzi igisambo, arabasobanuriye kuko
nari mfite impamvu yo kumwita igisambo bitewe n'uko ntabwo nari nzi ibindi biri inyuma. Bwa mbere uyu Kamanzi ndagira ngo nsubire inyuma ho gatoya nta nubwo n'umuvugeho binini. Mu mwaka w'ibihumbi 2002 yaje mu nkambi azana n'uwahoze ari guverineri w'intara y'Amajyaruguru Serufidi Ngayabaseka Eugene. Uyu mugabo bamaze kuzana baratumubiriza turagenda tujya Igicanga niho batujyanye. Ariko muri projet yo kudanga bamaze kudushyirayo batubwiye ko ntabwo bigeze baduha condition zo kuhaba, na cyane ko twagiye dusohorera ahantu bita abenshi bagiye basohorera ku Gitare no ku Ruzini, ahantu bita ngo ni kwa Munenge n'abandi babazozi wagahe. Nyuma y'igihe gitoya ubundi nguko byari biteganijwe ko ntabwo ari ubuturo buri burundu bwa burundu, bwari ubutaka bw'ubutizanyo, kuko twari dutegereje yuko mu mirima yacu cyangwa se twatuye hazaba umutekano tugayo. Hanyuma ariko kajya hagenda himuka bake iwabo habonetse umutekano akagenda, ariko condition ntabwo bagombaga kugurisha kuko hari ahantu batijwe. Icyaje kubaho rero niki, Kamanzi nawe wenda yabikoze brusquement, ari nayo mpamvu ngira ngo sinange wabivuze njyenyine wagiye ubona benshi babigarukaho. Noneho abona abantu batangiye kujya bagurisha, cyane cyane abagiye mu masambu yabo. Niba ngiye ngasiga Rwanda Update muri iyo sambu ariko nyimugurishije, aza kubona rero ngo bizateza ikibazo. Abonye bizateza ikibazo, arangije Kamanzi icyo yakoze niki, yakoze operation abantu benshi batishimiye yo kwimura abaturage akabavana hahandi yari yarabatuje. Urumva ni mwene wa batuvanye mu nkambi, sibyo? Yego. Niwe wadutuka, none niwe wongeye kuhatwara. Ndetse akora n'amakosa yo kuhaka n'abantu batari bafite iwabo hatunganye, ariko yakoreshwa. Niyo mpamvu navuze ngo yabaye brusque cyane. Abikoreshwa nuko yabonye bamwe bari kugura, ariko ngo mbere yo kubikora arabanza ahamagara uwitwa aramubwira, none ko nashyize aba bantu hano nk'imyizo, namara ko habashyira bakaba bari kugenda bari kugura bajya iwabo bakahagurisha bite? Icyo ngo ntabwo yigeze abona igisubizo kivuye kwa guverineri, ntabwo yigeze akibona. Ubwo guverineri Serufuri we yabaye nk'umukinnyi umutwe, ariko nge nabara nka ya politiki yo kwanga abatutsi, ashaka kugira ngo namukoze isoni agaragaze ko ari Kamanzi banze ko Serufuri wari umwere. Ariko icyari kihishe inyuma nuko Serufuri niwe wari wishe Akoro, kuko nawe yari afite ahantu agombaga kubashyira. Hari amashyamba menshi ya leta bagombaga kuyadushyiramo, ariko aragenda Serufuri asaho amugize aramutrikinga adushyira mu kwa Kamanzi. Amaze kudushyiraho twari tuzi ko ari no mu kwa Kamanzi, hanyuma Kamanzi araza tuvana mu kazi kose. Wari kubona abantu bari kuhagurisha, ariko abantu ntabwo babyishimiye, bamwe barongera basubira mu makambi. Uwasubiye mu nkambi rero muri icyo gihe niwe nanjye ndi muri abo. Kuvuga rero ngo nise Kamanzi igisambo, bwa mbere si umusaza tungana, ariko community ya bene wacu ifite imico yo kugira ngo uwo batangana ntavuga ukuri uko kumeze, niyo mico yabo. Ariko nge ntabwo ibyo njyambye kuri ntabwo mbona tukora mu buryo bukwiriye. Niba ukoze iby'ubugoryi bashya bakubwira ko ari ubugoryi, nukura n'icyo umugabo bagushime kuri umugabo, ntacyo mbona byinshi. Ariko impamvu zimwe zari zatumye mwita igisambo nuko ngewe ndi mu bakorewe icyo gikorwa nsubira mu nkambi kuko babaga hataratungana. Icyo gihe rero hari ababirebeye hafi, bamwe muri bene wacu ari nabo bansanze barambwira bati, ndanabashimira kuko bampaye ukuri, kandi ndababwira kabisa I'm sorry, ntabwo njye nari nzi byakurikiyeho nyuma. Ubwo bizasaba yuko n'ubundi habaho kwatura, kuko abantu benshi ntabwo bigeze bishimira icyo gikorwa, kubera ko yansobanuriye ambwira ko bamusanze bakamwereka amapolemike agiye guteza, bakamubwira bati ibyo bintu bireke,
ntabwo umutekano uraboneka kuko Kamanzi ni ikirego yari yarajyanye muri parike ariko agikurayo ntawe baburanye. Nanamushimira n'ubwo bupfura ni umugabo, navuga yuko rwose kuri njyewe nacyo nakimushimira kuko iyo abishaka muri icyo gihe bose n'ubundi bari kongera bakagaruka mu nkambi, ariko uyu munsi hari abakihatuye kandi bameze neza kandi navuga rero rwose ni uko nguko kuri Kamanzi bimeze. Ikindi navuga kuri Kamanzi ni ikintu twakomeje kugarukaho tuvuga ngo mbe yagiye hariya ashyira leta y'u Rwanda mu majwi kubera iki. Mu by'ukuri hari ibibazo biri politike wenda abantu bihuta kuvugaho cyane, nyamara na analize zabaye nkeya. Icyakora n'abanyepolitike bagenda mu mazina yacu hariya bakwiriye kwitonda mu magambo bakoresha. Bwa mbere bagiye kwekipoza imbere ya leta ya Kinshasa, sibyo? Yego. Bamaze kwekipoza kuri leta ya Kinshasa, icyo leta ya Kinshasa ishaka ni umuntu uvuga yuko u Rwanda ruri kwagresa Kongo, sibyo? Iyo bavuga ko u Rwanda ruri kwagresa Kongo, ntabwo ikigaragaza ko udafatanije n'u Rwanda ari ukuvuga idahari nawe ube umwe mu banyabinyoma. Nakwemera ngapfira uko kugira ubeshye. Yego. Ariko nanone hari igihe umuntu ashobora kugenda hariya, iyo uri umunyabwenge Kameme umvuze ngo ni ikigoryi, ni umunyabwenge ndamwemera kuko we yagiye abigaragaza, ariko nibura agashaka indi terime cyangwa se ubundi buryo ajyana mu ikiganiro mu mitego baba bamuteze, kuko Kamanzi si umushyitsi muri politike, ni umuntu umenyereye politike. Niyo mpamvu rero iyo umuntu akoresheje imwe mu mvugo zimeze nk'iza leta ya Gisegeti z'abatwica, njye ntabwo mukotinga neza, ntabwo ndimo mugira umwere kuri iyi ngingo, ntabwo mukotinga neza kuko iyi mvugo niyo Murumba akoresha, iyi mvugo niyo Gisegeti akoresha, iyi mvugo niyo Muyaya akoresha, iyi mvugo niyo FDLR zikoresha. Uvuga ngo ukoresha iyo mvugo by'ubwami uri umugabo tuzi neza w'inyangamugayo, hari ukuntu amanota ahita kuvaho, nubwo tutagutera icyizere 100%, ariko uba ugomba kurwana n'ukuntu uzabikosora mu gihe kizaza. Urumva nibyo ngibyo nabivugaho. Aha, urakoze cyane Muhi. Noneho dukomereje n'ubundi ku bijyanye n'aya makuru turimo kugenda tugarukaho y'ibiri kuvugwa, ntabwo navuga ko yozo ari updates, ni amakuru amaze iminsi agarukwaho cyane. Ni amakuru ajyanye no kuba iyi AFC, iri huriro rya AFC riherutse gushingwa ndetse na M23 igahita iri joininga cyangwa se bihuza n'iyi AFC. Biravugwa ko babisubiramo ko birimo bivugwa baravuga ko AFC yaba yaramize M23. Ibyo bintu ni ukuri nk'umuntu ukurikirana ibijyanye n'intambara za M23 na leta ya Kongo, Muhire ibi bintu bizihiye iki? Nukwe kuri watanga. Mu by'ukuri abantu bagomba kumva iki kintu. Ntabwo abantu bazajya bagendera mu kigare gusa ngo kubera ko ngo babonye evenema yabaye kandi batazi n'ibyo ari byo. Ariko n'ubundi usanga binavugwa n'aba bandi barwanya koze. Ni ya propaganda ya Kinshasa. Yego. Ngira ngo wagiye ubona inzandiko zandikwa ngo mu 23 yacitsemo ibice, izo zose wagiye uzibona. Uhita wibaza ni bande bandika ziriya nzandiko mu 23 yacitsemo ibice, ni bande? Ugasanga ngo yasinywe ngo na Muhanuka, ongera ugashyira undi yayisinye, wasinyiye none se wasinye ubundi. AFC ni iki? AFC ni Alliance Fleuve Congo. Ni ukuvuga ngo iyi kintu cyiswe Alliance ni ikintu, ni ihuriro ry'imitwe itandukanye, reka byizane mu buzima busanzwe. Ubundi mu kinyarwanda cy'iwacu Alliance ni isezerano. Rero nta basezerana batari bujyane. Bigaruye mu mvugo rusange imenyerewe y'abanyepolitike, Alliance ni ihuriro ry'amashyaka atandukanye, ariko donc ni ukuvuga ngo ni ihuriro ry'amashyaka atandukanye. Ayo mashyaka rero iyo bavuze ngo Alliance ntabwo bisobanuye ngo M23 ubwo binizwe ngo na Alliance Fleuve Congo. Oya, ntabwo M23 ibyo yarivandikaga bigiye kuburizwamo ngo nuko
Alliance Fleuve Congo ivutse. Oya, ndagira ngo nkubwire ko n'abandi babyumvireho bari kunyumva cyangwa bazumva iki kiganiro tugiranye. Ntabwo Alliance Fleuve Congo yajoyininze M23. Oya, ntabwo yayijoyininze. Nta nubwo M23 yajoyininze Alliance Fleuve Congo. No. Ariko ku mvugo z'abahezanguni bashaka kugaragaza ko M23 yamizwe na Alliance Fleuve Congo ya Nanga. Bakavuga batese Nanga ni ufite cause iri principale yatuma bamira M23. Ariko ukibaza aba bantu kuba badasanzwe bashyigikira M23 bayigiriye izihe mpuhwe nize munyenga bafite zuko igiye kumirwa na Alliance Fleuve Congo. Ugasanga nabyo ni impuhwe za nyiraruneshwa zidashinga kubera kugira ngo bakomeze bakwirakwize propaganda zabo. Ariko muri make Alliance Fleuve Congo iyo Alliance y'abantu bagiye gukora Alliance note, wowe ufite politike yawe. Reka ntanga urugero. Abani umutwe wa 23, sibyo? Yego. 23 ufite ibyo revandika. Aba wenda ntabwo mvuze ko barimo, ariko reka mbifashishe. Reka mvuge ngo nitwirwaneho. Twirwaneho ifite ikirevandika, sibyo? Yego. Reka mvuge wenda nubwo itakibaho, reka mvuge bari aba pareko cy'cyapa. Yego. Pareko nayo ifite ibirevandika. Twese niba dufite ibyo turevandika, dushaka common denominator iduhuza. Iyo common denominator iduhuza duhuriramo nicyo twita alliance. Noneho iyo alliance buri wese azana ibye, n'undi akazana ibye, bigashyirwa ku meza bikaganirwa. Icyo ubona muhuje kikavanwamo mukagihuriraho, icyo ubona mudahuje mwese mukagishyiraho, hanyuma mwamara kugishyiraho asigaye kikajya mu bintu murevandika. Iyo mugiye kujya ku meza rero ibiganiro bigenda bite? Iyo mugiye ku meza y'ibiganiro ntabwo haganira wa mutwe, ahubwo haza abarepresenta ba ya mitwe itandukanye. Nka Alliance Fleuve Congo izana abarepresenta ba ya mitwe itandukanye. Ni nayo mpamvu abantu baribaza ngo mbese ngo bagiye kuganira na Gisegeti ngo bizagenda bite, ngo ni bande bazaganira. Nuko batazi iyo chronology uburyo ikozwe. Yabaye bari bayisobanukiwe, bagombaga kumenya ko buri wese uje muri Alliance afite revendication ze. Niba nje ndi Muhire ukaza uri Rwanda Update, ufite revendication zanjye, ufite izawe, turazihuza. Niba ndi kurevandika ngo dukeneye amajyambere, nawe ukarevandika ngo dukeneye amajyambere, ubwo icyo ni kimwe. Niba ndi kurevandika ngo abahutu bari kwica abatutsi, genocide muri Congo, yego, nawe ukarevandika ngo ntabwo bari gupfa ariko baje muri Alliance. Turashyira ukuri ahagaragara. Noneho turaba twabaye bamwe, turashyira ukuri ahagaragara. Nidusanga ko iyo genocide iri kuba, twese turayemeranya aho tuyikore, tuyihagarike, doko muri revendication z'ibyo tuzanamo nacyo tukizanemo, cyo tuyihagarika. Ibintu byawe gusa ngo uzane ntarukira, kandi nta muntu uzatoranywa wenyine ngo uhagararire ibyo bintu. Oya, n'ubundi abazabihagararira ni abantu bazahabwa inshingano baturutse muri ya mitwe itandukanye, kuko uri kubona bakomeje kugenda bayijoyininga. Ndumva nuko nguko Alliance Fleuve Congo na M23 nayivugaho. Okay, murakoze cyane Muhi. Noneho rero n'ubundi twihuse cyane, urongera unyemerere nse nk'ukugora ho gato cyane. Yego. Umfashe udusobanurira aba bagabo babiri. Hari uwitwa Muhizi Muheto. Yego. Uyu mugabo mwamugarutseho kenshi cyane, ku buryo byabaye ngombwa ko nanjye namukubazaho uyu mugabo ni muntu ki. Magambo make kabisa. Muheto Muhizi koko ni umututsi uvuka Ingungu. Yabaye mu gisirikare cya RDF kiri cyitwa APR. Hanyuma aza kuva mu gisirikare, aza kuzaja ku ishuri. Nyuma yo kujya ku ishuri yize amategeko muri Yerika. Nyuma yo kwiga amategeko n'ubundi yari umuntu usanga ahorana amapolemike na leta y'u Rwanda, ariko ugasanga ni ikibazo cya indiscipline
n'ubundi agira, kuko buriya ibibazo bigira inzego, n'ibyo tuvuga bigira aho bigarukira, hari umurongo utagomba kugera. Iyo rero ushaka kwishyira mu mwanya wa perezida uri umuturage wo hasi, uba ugiye gutekereza ibitakureba. Ndumva yagiye kwirakwiriza cyane cyane ibihuha ku mbuga ze nkoranyambaga, cyane cyane Facebook muri icyo gihe, agaragaza neza ko u Rwanda rudatekanye kandi arurimo. nawe atekanye, arurimo nawe kandi atekanye, kandi nawe atekanye, na nyina ariho atuye, n'abakuru be, imiryango hafi ye yose niho ituye, inatekanye, ariko inatekanye, ari n'abakozi ba leta. Ndetse imiryango ye yari yicaye iramubwira ati stop, ariko warababwira ati no, ngewe ntabwo mbihagarika, ndi umugabo. Rero uyu mugabo nyuma yo kubona atazakomeza gukora ibyo bintu ku butaka bwa leta y'u Rwanda, iyo violence no kugaragaza ko igihugu kidatekanye, ku giti cye ntawamwirukanye mu Rwanda. Oya, urumva nka Muhizi, c'est un individu simple qui ne peut pas changer, utagira icyo ahindura n'iki na kimwe kuri leta y'u Rwanda, utagira icyo contribute, nta contribution n'imwe yashyira no kuri leta y'u Rwanda. Ahubwo we yahisemo guhunga, ahimba motife ko leta y'u Rwanda imwirukanye, ahungira i Goma. Nkibaza Goma na Gisenyi byari ibirometero bingahe? Kwaho yari atuye ari hariya i Gatindo, byari ibirometero bingahe? Ibirometero bitageze no muri 15. Aho rero ntabwo wambwira ngo umuntu ugushaka yananiwe kuhakuvana. Yaje kwifatanya na leta ya Gisegeti, ariko mu rwego rw'amaco y'inda n'ubundi bwo kuba bakirihahira, ko kugeza uyu munsi nta bantu nari nabona bagaragaza revendication zabo ngo ni umutwe wa politiki, ahubwo bose bakoresha retorike ya Kinshasa, amagambo Kinshasa ikomeza gukoresha, u Rwanda ruratwageresha, u Rwanda rutwageresha. Niba babona ari u Rwanda rubagereshe, nibakoresha ya muhenderesi Karimushe bavuze baruteye. Ariko ngarutse gatoya kuri Muhizi, nuko Muhizi we yakekaga ko bamugira umudepite, ariko biraswata nkeka ko sinzi niba bazagira n'umwanya bamuha. Ubu ngubu bari gusafaringa Kinshasa, sinzi ubuzima bayemo. Icyo mbona gusa nuko aza ku Matwira Space no ku mbuga zitandukanye yirirwa sakuza, ariko Muhizi ni umugabo urimo ubyaye kabiri, ari mu myaka 43, 44 almost. Aho ngaho yewe ndamuzi, twabanye i Buganda, twabanye mu Rwanda, donc yari inshuti yanjye kwa, ariko ntabwo n'ubundi muri community ya bene wacu twabanagamo, ibi ndi kuvuga bifite ibimenyetso. Yahoranaga ikibazo cya indiscipline, yari ashinzwe mobilisation, ariko twageze aho nayo tuyimuvanaho, turamuca kubera ikibazo cya indiscipline. Ndumva ibyo ngibyo nakubwira kuri Muhizi. urakoze cyane Muhi. Noneho ndagira ngo n'ubundi twongere dusubire kuri updates. Nta makuru muri uyu mugoroba, nicyo navuga, yagarukagaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Hari amashusho menshi yagiye hanze, abajenerali hariya bakirwa nk'abami Goma. Ni abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu byohereje ingabo mu butumwa bw'ingabo z'umuryango w'iterambere w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo, aho turavuga SADC. Ni inama igiye kubera hariya i Goma, aho rero bagiye gufata imyanzuro cyangwa se bagiye kurebera hamwe izindi ngamba nshya zo kwivuna, nk'uko bagiye babitangaza umutwe wa M23. Muhire nk'umuntu ukurikiranira hafi ibijyanye n'iyi ntambara, niki twakitega kuri iyi nama? Ese amakuru ajyanye n'uko umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi Prime Niyongabo nawe ngo yageze hariya i Goma, ni amakuru ngiye nasomye ku mbuga nkoranyambaga. Aha ndabanza nisegure, biravugwa ko ngashobora kuza kuba ngo yagirana ibiganiro cyangwa se hari uburyo byagendamo akadiringa na M23 ku bijyanye n'abasirikare benshi b'u Burundi bafashwe ngo bakaba barekurwa, ngo mu bimugenza ibyo byaba birimo. Harimo ngo no kuba ngo hakongerwa imishahara y'abasirikare bakuru bo mu ngabo z'u Burundi, dore ko bahembwa ngo amadolari 100, mu gihe ngo ubutegetsi bw'i Burundi bwasinyanye na Kinshasa agera ku 5,000.
Muhire, mu buryo buvunaguye n'iki wavuga ku bijyanye n'iyi nama, n'iki wavuga ku bijyanye n'uyu Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, nawe wamaze gusesekara ari mu mujyi wa Goma? navuga yuko nta nubwo ndi bumuvugeho byinshi, kubera ko uyu ubwe asiko avuka bwa mbere, ni umugaba mukuru w'ingabo z'ingabo zidashoboye. Icyo ugomba kumenya, kuko twabagaragarije neza ko turi abasirikare cyangwa M23 ari ingabo ziri trained kandi zifite impamvu zirwana. Ntabwo ugereranije nuko M23 ingana n'abari abasirikare uko bangana, ntabwo bakagombye gutsinda urugamba, ariko kubera ko hatarwana umubare mwinshi w'abasirikare, ahubwo harwana koze impamvu iri gutuma urwana, niyo mpamvu M23 ibanesha. Wenda nakubwira nshingiye ko dufite ingero nziza z'aho bagiye batsindwa henshi. Le premier jour bageze hariya, kugeza uyu munsi ntabwo baradupusa meme na santimetero imwe, naho twari twaravuye tukabahereza bo bahaye FARDC bandura kujya mu ntambara burundu duhangana nabo. Kugeza uyu munsi rero ukuntu ibintu bimeze nuko ntacyo uriya Murundi azanye gishyashya, aje gutanga ramforo no guhereza musada abasirikare, ariko n'ubundi ntacyo biri butange kuri aba bantu baje guteranira mu mujyi wa Goma. Basa naho bari gukamira iyonkeje, ndavuga gukamira iyonkeje nuko iwacu turabatunzi, nukujya gukama, ariko icyayi cyose nta maturi bubone mu icebe. Nta wundi musaruro na mukeya bategereje kuri M23, ahubwo igihari nuko nibareba nabi n'uriya mugi ushobora kuvamo. Baragerageza bapuse M23, kandi M23 ntabwo iri bwigireyo, ahubwo kubera kitari bwemere kurasirwa hamwe, ikintu iri bukore cya mbere nukwata ku mugi. None suri kubona wowe yakuriki nta kindi. Ngewe simbuze ngo irata ku mugi, sindi umuvugizi wabo, sindi n'umuntu utari kubatekereza, ariko mu bigaragara niko bizagenda. Muhire, ubwo wenda turimo turasa n'abagana ku musozo w'iki kiganiro cyagarukaga kuri updates ndetse n'andi makuru ajyanye na M23 ndetse n'ibibazo biri kwirara muri Congo. Ndagira ngo noneho n'ubundi mu ncamake, hari amakuru yiriwe avugwa uyu munsi ndetse no ku munsi w'ejo. Hari abagabo 5 banditse ibaruwa, abagabo 5 ngo b'abanyamurenge batuye Kinshasa bose. Ibyo nge ndaza kubihuza n'ibyuko hari amakuru bivugwa ko iyo baruwa banditse ngo yaba ari amaco y'inda, cyangwa se ari kugira ngo ibonere imyanya mu butegetsi bwa Tshisekedi. Ni ibaruwa banditse barega u Rwanda, bavuga ko bo ngo bahagarariye abanyamurenge, ndetse muri iyo baruwa yabo banavuze ko ngo bitandukanyije n'igihugu cy'u Rwanda, banarushinja ngo kuba rwitwaza izina abanyamurenge ngo rugashoza intambara muri Congo. Muhire, sinshaka ngo nkugore, ibi bintu uraza kubinyuramo muri make, ugira icyo tubwira n'icyo ubiziho mu magambo make. Hano uranyumva? Ndakumva neza cyane. Bwa mbere aba bagabo ntabwo bari presentinga abanyamurenge, ugomba kubimenya. Yego. Kubera ko aba bagabo n'ubundi ni abanzi b'abanyamurenge, ariko icyo bakorera bo ubwabo n'inda zabo, bitewe n'uko kugira ngo bahakwe kuri leta ya Kinshasa, ariko guhakwa kuri leta ya Kinshasa ni nko guhakwa kuri Satani, kubera ko abagerageje kuyihakwaho bose baba bamariye muri gereza. Ndaguha urugero, ni abagabo 5, harimo Enoke Ruberangabo Sebineza, uyu nguyu yabaye umudepite muri leta ya Congo, ndetse baza kumwirukanamo muri leta ya Congo kubera ibyaha by'ubusambanyi. Aho ibi ntago ari byo bivuze, ni ibintu biri mu makuru. Icyo bamwirukaniye kirazwi, aho yikinishije muri ofisi, ndetse video zigaragaza ko
aho yihanaguje ngo ibipapuro byo muri ofisi, iyo video zirahari. Uyu rero niwe uri kurwana inkundura agerageza kureba niba nibura yakongera akagirirwa icyizere. Undi ni umugabo bita ngo ni Zashe Rugabisha, n'undi bita ngo ni Zebede Sebaganwa Gasore, n'undi bita Kamanzi Kibibi, n'undi bita Joseph Nzeyimana. Bose ucyumvamo Sebineza uje umenya ngo abangaba ntabwo ari abanyamurenge bavugira ubwoko bw'abanyamurenge. Oya, icyo nzi cyo kimwe mpamya, abanyamurenge bafite organisation izwi neza kandi isobanutse hano muri Amerika ndetse no muri Congo. Ni nayo mpamvu mu bapresentinga abanyamurenge saba ababo turabazi, abane bamwe n'amasunzu, abane bamwe n'abamuniga ntama, bagenda bacengeza bakora icengeza amatwara hirya no hino kugira ngo barebe niba bashyigikiriza ntera hamwe, na cyane ko ntibemera ko zihari. Ariko nta kindi gusa ni urwango ruri arbitraire waje gusa rubitura mu mutwe. Urebye koze bafite nta koze n'imwe, ntabwo ari revolution barimo, ahubwo barashyigikira n'ubundi ya leta yabicaye. Urumva ni nibyo ngibyo nabavugaho. Murakoze. Okay, Muhi, noneho dusa wenda n'abagana ku musozo, ndaza kuza kukubaza ibijyanye n'aho ubu ngubu urugamba rugeze, ndaza kwikubaza wenda dusa nk'abagana ku musozo, ariko ndagira ngo unyihanganire n'ubundi nongere nkugore. Abantu hano baragukurikiye, wivuza amazina, ariko mu by'ukuri ndagira ngo noneho utunyuriremo muri make rwose ibijyanye n'urugendo rwawe rwo guhunga ndetse n'amateka yawe. Ugaho turagira ngo noneho tumenye uwo twaganiraga nawe ngo ni muntu ki. Urakoze cyane. Ngira ngo natangiye nkwibwira n'amazina ni Muhire. Mu by'ukuri ntabwo ndi umuntu udasanzwe, usanzwe. Nakuriye mu nkambi ya Byumba, twahunze muri 1996 aho twari tumaze kurokoka n'ubundi ubwicanyi ahantu bita ku monasteri hakunze kumenyekana nka Mukoto. Nyuma yo kurokoka ubwo bwicanyi twarahunze tujya hitwa za Nyabibwe, tugeze Nyabibwe tuvayo duhungira mu Rwanda. Wenda singiye kuvuga urugendo rurerure, rwari urugendo rw'umusaraba. Urugendo rw'umusaraba rero turaza tubona turahambukiranije, hari interahamwe nyinshi. Nyuma yo kwambukiranya Mugunga rero twinjira mu nkambi Gisenyi. Hariya twari dufite inkambi yabaga hariya mu Makoro, habaga inkambi y'umubano wa mbere n'umubano wa kabiri, hari muri 1996. Ariko ndagira ngo mbaneho urujijo, twebwe twahungaga tugeze mu mupaka hari ibibazo bibiri batubazaga. Baratubazaga tese murahunze murahungutse. Iyo wavugaga ngo urahunze bakujyanaga mu nkambi, iyo wavugaga ko uhungutse bakubazaga iwanyu, hanyuma bari bafite ukuntu bagenda batuza abaturage bakana naho bagifata. Rero twahise twisanga mu nkambi kuko twari duhunze. Nyuma yo mu nkambi tujya mu nkambi ya Kibuye. Tugeze mu nkambi ya Kibuye ubuzima buranga bw'ubuhunzi na malaria nyinshi kuko njye mvuka mu kirere gikonje cyane. Nyuma y'iyo malaria iratunanira, muzehe arongera gusubizayo. Urumva twari abana benshi, papa yabyaye abana benshi cyane. Igihe bari 7. Nyuma yo gusubirayo dusubiye muri Congo, byari bimaze kugenda 7. Twageze ku mupaka dusanga intambara n'ubundi muri Goma yabaye intambara. Ubwo batugaruye dusubira muri Mudende. Tugeze muri Mudende twahurira n'ibibazo n'ubundi byo kwicirwa. Abenshi muri twebwe, abantu benshi bari Mudende babizi, bagiye bicirwa ababyeyi, ndetse nanjye mama yaje kuharasirwa nubwo atapfuye. Ariko twabaye muri ubwo buzima bubi bwa Mudende, turahava interahamwe zimeze nabi, twimukira kuri Nkamira. Muri ubwo buzima bw'inkambi tuvuye muri Nkamira tujya mu buzima bwo mu nkambi. By'ukuri ntange ukubwira ubu ngubu nize materinere mu nkambi ya Byumba. Urumva rero ko
kuva 9/7 mu kwezi kwa 12 twebwe niho twahageze ku itariki 25 kugeza uyu munsi naje muri Amerika vuba cyane mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa 8 niho nageze hano muri Amerika. Urebye ubu ndacyari impunzi, ni nayo mpamvu wumva ntabwo kunshishikisha byapfa korohera benshi kubera ko kere kunyisha naho kunshishikisha byo ntibishoboka. Ndi impunzi yakuriye mu buhunzi, izuba ry'ubuhunzi buryana kandi mfite iwacu. Ntabwo nakagombye kuba uyu munsi ndi muri Amerika iyo nza kugira igihugu gitekanye mu Rwanda. Ntabwo nakagombye kuba uyu munsi ndi muri Amerika, wenda nakagombye kuba ndiyo ku mpamvu zindi atari ubuhunzi. Ariko mu by'ukuri ntabwo ubuhunzi buryoha, nawe urabizi. Ni nayo mpamvu iyo tuvuga ku bya Kongo by'abari ibindi bitwibutsa ibihe byacu byashize, kuko twongera gusubira muri bya bihe by'9/6 twicirwa ku monasteri, tukongera gusubiza inyuma amaso tubona ababyeyi bacu bari kwica urubozo, abandi babafata gufuka umugunga. Donc abari ibihe bibi. Muri make ndi impunzi ubu. Urakoze cyane Muhire. Ndagira ngo rero noneho tugana ku musozo Muhire, utunyuriremo muri make ibijyanye n'urugamba ubu rugeze he, bihagaze bite. Twatangiye tugaruka ku bijyanye n'ibifaru uyu munsi byarashweho n'abarwanyi ba M23, nubwo wenda iyi M23 itarabyemeza, ariko niko amakuru yakomeje kubyemeza, ndetse nawe nk'uko wabivuze we wivuganiye na bamwe mu bahatuye hari Isake. Turagira ngo rero noneho muri make utunyuriremo uko urugamba ruhagaze, imirwano igeze hehe, ni iki kirakurikiriye inama. Muri make utunyuriremo ubundi dusoza n'ikiganiro. Muri make nk'uko nabikubwiye, wenda ndavunagura Sake n'ubundi kuko nabikubwiye harasiwe ibyo bifaru bibiri biba Totoros, byose birangirika. Ndetse kimwe kirakomereka, reka nkite gukomereka. Iyo ndi buvuge updates nuko twebwe turacyari muri ceasefire kugeza uyu munsi, ntabwo twari twakora intambara. Icyakora iyo duteye tukigizayo kugira ngo twirindire umutekano, turinde n'abaturage bacu. Rero ntabwo turatakaza na santimetero n'imwe ku rugamba, ahubwo twagiye twiyongeraho uduce twinshi. Muhire ko ari amakuru ejo bundi nahoze mbona abazarendo na FARDC bigamba bavuga ko ngo babambuye ibice kugera kuri muhanda wa Minova. No kubeshya rwose, ni ibinyoma. Kugira ngo nabyumve neza, twebwe dufite liste y'abantu babo bakomeretse bakaevakiwe n'amafoto arahari na Monesco barenga 46. Tukagira amazina y'abakomeretse urugamba. Twaje kubona muri bamwe bafashwe kwa mikono, bagasangwamo batanga strep cyangwa se batanga raporo y'ukuntu urugamba rwari rumeze n'abakomeretse. Ibyo rero bavuga ntabwo urabizi nawe ukuntu leta ya Kinshasa ari abashoferi bakunda kwifotoza, iyo biba ari byo baba barabigaragaje, ariko ukubeshya nta na santimetero n'imwe twari twatakaza. Nikiyongereyeho ahubwo twongereho n'utundi duce. Ntabwo twari dufite Shasha, ntabwo twari dufite Buragiza, ntabwo twari dufite uriya musozi nani ikuyibagirwa, uriya musozi uteganye na Buragiza ureba Intumbi, ntabwo twari tuwufite. Iyo ni imisozi igaruriye. Ntabwo twari dufite Sake, uyu munsi turayifite. Ntabwo twari dufite Nyanzare, uyu munsi turayigabanye nabo. Ntabwo twari dufite Mpati, uyu munsi turayifite. Ntabwo twari dufite Kibarizo, uyu munsi turayifite. Ntabwo twari dufite Mweso, uyu munsi turayifite. Ibyo byose nibikugaragariza ko twebwe kugeza uyu munsi nta gice na kimwe turatakaza. Byose iyo bagerageje kudutera tubigezayo tukarinda abaturage, bagerageje kudutera tukabigezayo tukarinda abaturage, kandi tuba dushyira an application ya bindi perezida wacu Bertrand Bisimwa ngo niba bakomeza kudutera tuzirwanaho, kandi aho abaturage bazadukenera tuzahashya. Muri make ngira ngo nabonye ko twatoye ubuyobozi, kandi aho turi abaturage barishimye. Ariko reba aho Kinshasa aba FARDC bari uyu munsi ndi imiborogo. Ntabwo rero watubwira ngo niba ubwabo bari kumarana, abaturage aho turi bakaba bari gutera impundu, n'ubundi natuze yemera imishyikirano cyangwa yange. Icyo tuzi twebwe nuko tutazasubira inyuma. Urakoze.
urakoze cyane Muhire, ndanagira ngo rero mfate uyu mwanya nongere ngushimire cyane ku bw'aka kanya wafashe ukaza ukaduha iki kiganiro, twaganiriye byinshi. Tunizera ko n'ikindi gihe tuzagukenera tugira ngo uze uduhe update nk'ibisanzwe, duhe amakuru y'ibiri kuvugwa hariya muri Congo cyangwa se n'andi ajyanye n'izi ntambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Twizera ko rwose uzadukundira ukongera ukaduha umwanya. nta kibazo rwose njye ndahari kandi ndabashimiye Rwanda Update ku kanya mwampaye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane Muhire, ubwo ni ijoro ryiza ndatekereza aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ugira ijoro ryiza cyangwa se umugoroba mwiza. Wakoze cyane kuri iki kiganiro. Imana 18 murakoze. Sawa.